Kuza filime nyarwanda noneho ni ibicika. Kigali Youth Talent kuzana filime y'akataraboneka yitwa Umukobwa w'umukire. Ni filime ivuga ku mukobwa witwa Kesi w'umukire ubana na mama we papa we. Aba muri Amerika mwereza amafaranga menshi buri kwezi, none yisanze mu rukundo n'umusore w'umukene witwa Sam. ngo mbwiye ikintu mucakaho. Si wambabariye sibyo, sinzakora iki basi. Uziyahuye koko nibyo ushaka? Kese mba nkubwiye sibyo, nyaka nkubwiza ukuri pe. Kese nta rwango nkufitiye sibyo, ndagukunda nk'umushuti wanjye, kandi abizi ko nta mwanya njya mbura kuguhereza. So nyumva kuki ukunda kunsiga kandi ubizi ko ari we buzima bwanjye. Ku rundi ruhande Steve ni umwana wo mu bakire yigana na Kesi, arashaka yuko bakundana. Arashaje ntago binyoroheye, uriya mukobwa ndamukunda nawe urabizi, ariko nsanze umutima wa Samu yarawutwaye, nawe ubwawe ntago wazanyira kandi urabizi. Ese Steve aratsindira umutima wa Kesi ko Samu yawigaruriye? Samu agiye mu bibazo kubera ko akundana na Kesi. Ahubwo twajya diri nazana kugura n'akantu. Dira ziye zitari zo kwambaye. Njyewe dore ikintu wamfasha. Samu urabizi ni inzanga. Urumva? Kesi kajyanye Samu mu rugo, none mama we akaba ashaka gusambana nawe. Birahirirahe? Birahita bishira. Sibyo? None se Kesi mba nyine nkubwire. Oya ngwino tugende. Mba nyine nkubwire akantu. Ngwino shangiye kugusuka. Akantu kamwe ngiye kukubwira. Ntuzakikwe n'ifilme ni kuri wa mbere tariki 3 z'ukwa 11 saa 4 za mu gitondo kuri channel yacu nk'ibisanzwe yitwa Kigali Youth Talent. Manuka muri comment twayipininze, ni comment ya mbere uklikeho ugere kuri channel ukore subscribe, ubundi tuzahure kuwa mbere. Umukobwa w'umukire kuri Kigali Youth Talent. Azaboneka nataboneka zaruri amafaranga ntuyabona sinyabona ubura Rwanda n'ibikisi yahawe n'ibikisi kihangayikisha urabona 500 habona miliyoni rubaye ahubwo no kwekeje no kuziga umushinga n'igishaka kizasanga nyine no kuziga umushinga aya mafaranga ari menshi kuko n'ubundi bajya bavuga ngo urera umwana wundi ngo atemuka abishye inkunda umwana wundi abishye inkunda Kari, muraho. Neza muraho. Muraho. Karibu turabishimye. Bari muraho. karibu. Turabishimye. Murakoze. Meze mutese. Twari turaho. Ni njyewe James. Muziki ushize navuye hano. Narinje. Ari ngarutse hano kuri yanzu twabahaye. Narinje kureba Bwenge ngo tumufotore, kampani yari nyohereje ngo nze turebe Bwenge tumufotore. Hanyuma se mamara kumufotora ibindi. Wabizi ko hari komite yindi yagomba kuza, kubera ko bose batabonetse inge wari ugarutse. Ubwo rero mwamunzana tukamufotora kugira ngo tubone uko twongera gutanga raporo. None se hariyo Bwenge Bwenge nyina wabo ejo bundi yaje hano, ntabwo nari nzi ko muzagaruka hano. Yaje hano arambwira ngo nimumuhe ajye gusura nyina wabo. None se ntiwambabarira azatuma n'umugabo akajya kumushaka kumundebeye ukamuzanira ukazaza kumufotora ubutaha. Twaba tumutegereje. Tumutegereje. Umunsi ntabwo yaboneka. Umunsi ntabwo yaboneka, iyo ngiyo za Kayonza. Ubwo arasaba ko ejo nzatega nkajyayo. Ubwo ejo bundi nibwo mwamubona. Numva aribwo mwamubona mwagaruka rwose. Uko umutegereje reba Kayonza nawe urugendo kandi muje mudutunguye. Byiza yanjye ndumva mwa kwihangana mukazagaruka ejo bundi. Niba atabashe kuba yaboneka ndagenda bisobanure, ariko ubwo
Kuwa gatatu nzagaruka. Kuwa gatatu Uzasanga biteguye kabisa. nta kibazo rwose. Kuwa gatatu ubwo nzaza. nta kibazo rwose. Karibu rwose. Karibu uzasanga yamaze. Sawa rero reka nawe gusobanura uko byagenze byo gutanga raporo. Ubwo nawe kuwa gatatu. Yego. Nawe mushiki wanjye nakumperekereze. Mugire ibihe byiza kandi. Namwe mugire amahoro. Yego. Ngaho mukecuru. Mani barinde. umva ngewe nanje kukureba na nubu neza byaranze iwawe iby'iwawe byaranze uramu ikecuru ntago murasubirana neza uburacyari muri geto tu umuntu w'umusaza nk'abo wose kuyiba rero abasaza b'iki gihe reka nkubwire yaka hari weho hari inzovu kuko muranze murananiranye neza oya reka nkubwire yaka ubundi ubwo duherukana jewe nari nafashe icyemezo mvuga ko nta bushuti bwanjye nawe nkeneye kuko kugira inshuti y'umugabo nkawe rwose ntabwo nayena niratambaga ngo mfite inshuti kuko nta shuti rero muzehe niba ngibi buriya byo kuza ukaba muri geto byibuze byaguhaye amahoro kuko kujya kubana n'uriya mukecuru buriya uriya mukecuru hari undi muntu umuri inyuma buriya ntukagire ngo ari wenyine ntabwo ari wenyine kabisa ngo ubonye ngenda nirata ngo mfite inshuti y'umugabo koko urabona ko njye ndi umuntu w'umugabo rwose n'inama nkugira njye ahubwo wagira ngo ubuje gushaka amakuru yo kumushyira bamugira inama za kigabo kuko buri uriya mukecuru njye namaze buriya njye ndeba kure njye ngira icyo bita sixième sens uriya mukecuru afite undi muntu umuri inyuma afite undi muntu buriya ariko uriya mukecuru wawe nta nubwo ashaje cyane buriya waranamufataranyije aracyari mutoya ntabwo yabura umuntu umutikura ku ruhande umukecuru uzi ko nta nubwo ari umukecuru nkuko tumwita umukecuru kubera nawe ushaje ariko aracyari inkumi rwose umusaza arasaraka ku ijambo yakabye umbwiye byo ni ukuri ntabwo yabura umuntu umuri inyuma kuko urebye ukuntu nakomeje kumwinginga ngo dusubirane ukareba ukuntu nakomeje kujya ngenda najya guhobera kanshibura nanjye amakuru ndayafite cyangwa se buriya mu buriri hari ntabwo wijagajaga gusanga yarahuye n'agasore kamukwakwanya ibyo byashoboka ako kazi ntabwo kigeze kananira rwose ahubwo mfite amakuru y'uko ngo hari ikigabo ngo cy'ikirundi igisaza ngo cy'ikirundi ngo kijya kihajya kikanahirirwa rwose ubwo rero niba mu burari nta kigenda heba kura y'amaso ihanagure nakubwiye ngo abakecuru b'iki gihe basigaye bishakira twa twana tw'udusoresore tumwe dukina imipira za futuboro za basiketi utu tw'insoresore turi mu myaka 25 uwo nitwo tubakwakwa uwo ngo bakururana ari mu kigero cyanjye gusa nyine abantu ntibanganya imbaraga ihanagure rwose ahubwo ariko ubundi wowe washatse agakobwa kakiri gato kakagusazura ariko wazajya ureka kunshuka ubu umusaza w'imyaka hafi 60 ubu ngubu nshaka inkumi ijya nca inyuma buriya imbabazi ariko se nindi wakwemera n'amafaranga ufite no kurya kwawe ari intambara nabo bana b'iki gihe bashaka uwo musaza ufite amafaranga iyo umuntu igishoro cy'umuntu w'umugabo no kuba yitwa izina ry'umugabo uyu kuba umugabo none se umusaza nkawe inkumi zakwemera n'amafaranga ufite mbona abasaza b'iki gihe barongora inkumi no kuba ufite amafaranga Kose nyiramina kabaye kumugabo wadukuye amata ku mugabo nari ngiye kurivugura ari ntanze bwira rero Bwenge turamukura hehe mba bya biri kwivugishwaga ngo ntagende ngo ntahabwa mureba ka ibyo biroroshye reka njye nkurangira umuti wa hafi ngiye kukubaza ariko mbabarira umubwire niwe wari uhari niwe ngomba kubaza baguha inzu hari abantu bangana
nta muntu n'umwe wari uhari. N'uyu mugabo gusa wari uhari? N'uyu wenyine uyu Rudori. Nta wundi wari n'uyu mugabo? Nta wundi umuri inyuma. Ikibazo nta n'undi bigeze bazana? Ntawe ninjye nawe turi babiri n'uwa gatatu Bwenge. Mwari abantu batatu. Niwe wampaye imfunguzo, nta wundi muntu wundi wari umuri inyuma n'uyu mugabo. Ibyo biroroshye. Ni nawe mwagiye guhinduza amasezerano, ibyo amasezerano ku mazu bijya kuri uriya muntu. Ibyo biroroshye. Umuti ni uwuhe? Reka iki tukice. Tutangiye uburyo kumbuza amafaranga, bimwe byanjya nkubwira buri munsi. Reka tugikure ku isi. Ko ntari namena amaraso. We ni bikubaje, ibyo nzabyikurikiranira. Ku giti cyawe. 500 amafaranga menshi, uzagakira amafaranga. Kandi Tom reka nkubwire. Amaraso ni mabi arakurikirana. We ntabyo umbwira. We ko 500 ni byinshi. Amaraso n'amafaranga igikuhenze n'amafaranga. Amaraso uhisemo amafaranga amaraso yayanze. Amaraso ni ibiki? Ariko Toma. Yeba mama. Kangiye gukubita kongo cyo mpfa namwe ni. Dore ivuze by'abagore. Dore buretse gake. Ivuze by'abagore. Ntabwo mvuga nk'ubwo vuga. Iyi mission ngiye kwikora. Turi babiri. Iyi ngiye kwikora ndigiye. Uyu nguyu turamukora. Uzamutema se. Uzamuha supaguru se. Uzamuheki. We ntabwo bizi. Genda mwohereza iwabo wa twese. Genda mutumayo. Ahubwo nta nama z'abagore. Yereka nko uretse ariko. Nyumva. Mukajya wihuta ngo yihuse ibyari bihumye. Nyumva. Uretse yihuse ibyari bihumye. Wazaritse yazaza tukamusimanira icyayi. Urabona ko muri inzu nta kintu yari yanywa cyangwa fanta. Tukamukiriramo kandi supagura igira icagagura maraya akajya agacagagura akagenda uko ariko utafaze supaguru umva bwa bwenge bw'abagore nkubwira supaguru ugiye nkubwire nyine supaguru bayishyira muri rikeri gusa ntabwo bayishyira mu cyayi. Nareze ko no mu cyayi ntabwo biba supaguru ni muri rikeri gusa. Tuzamumaze kwanywa Norisi cyangwa se none byarufuru nabyo ntacyo biba bivuze. Umucyuma se icyuma nicyo gikora umuntu. Yego mwabagese we ntabyo ubuzi jya ubonyari nk'umurokore. Wowe ibintu byawe by'ubuturage mpora nkubwira buri munsi ukivamo n'icyo kuvamo kabisa. Wowe reka njyewe ngenda gura umuhoro ndawutyaza imbere n'inyuma umutemese nkure kwisi. Ngenda shaka amafaranga ibyo mbwira na amafaranga. Amaraso Tom ko azadukurikirana. Ngenda shaka amafaranga azadukurikirana. We ibyo bindi amaraso aradukurikirana. Ibyo bindi ki ubwoko bwacu butica. Ibyo bwoko bwanyu bukumanya ngiye ngenda shaka amafaranga ubwo ko n'amafaranga se biburiye he? None nta mafaranga ufite n'umukecuru ugiye kugushakisha nawe aragucitse urabona utari kuganira usoro. Nese reka nkubwire uri waze kushinyagurira cyangwa waje kungira inama. Ntabwo ari ugushinyagurira. Kandi nkiyameye kandi nejo waje umbwira uncumiramo ahubwo wasanga uri umugambanyi. Ntabwo ndi umugambanyi. Nose aho kugira ngo usazira ahantu uri kumwe n'abana bawe ntawe ugutekera ntawe ugufurira agapantaro urabona utagiye gusaza nabi koko. Ariko yaka wamvira ahangaha genda hishyura aho nyishyurira twumvikana. Nzovu ko yataye urugo ntabomora buri munsi ntabe zasodoma mu gashyekero ahubwo nawe reba icyane ureba ikiraya ukizane nawe ujye ugitikura. Nanjye bindaye uri umugome nkaho wambwiye ngo njye mu rusengero ni hane iminsi isigaje muri iyi si ni mikeya nzigire mu ijuru noneho njye ngo kubomorana. Ariko we na Nzovu wagira ngo wabaroze n'umwe kandi nawe ese ubundi ushaka gusaza gutyo gusa ntabwo nzasaza ndi ndayaka sinzasaza ndi ndaya nkawe cyangwa Nzovu. Ngewe n'inshuti yanjye nanakugiraga inama yo kunjyana isodomu rwose yihorere shaki kiriya kijya kigutekera kinakomesere nawe ugapantaro nta ndaya ngenda umwana w'umwami ndasengeye ntabwo nzapfa urwo ngurwo Imana ibyumve rwose izashaka ubundi buryo ingenza ariko ntabwo nzajya mu ndaya nkawe. Nge nakugiraga inama rero muvandimwe ahubwo iyo inama nk'izo ntuzazigarura imbere yawe n'ubundi sinagutumiye ariko sinagutumiye newe witumiye birakure cawe ca mu gikara aho ngaho nibahaca dore aho ni umucanzo buragushaka ikigore urashaka no yaga mukanya nabona uciye mu kumba kanje ngo uratashye oya yaka ntuzagaruka hano ariko
kuko ntugenzwa na kamwe wasanga uriho unaneka ngo ujyane amakuru yewe yakarusa muri nka yakayumva ari umugabo mu bagabo koko kungira inama yo ni nkaho nasubiye inyuma nkarya ibyo nagize nikokomoye nongeye gusubirana n'uriya yebaba we Imana indinde rwose narabishatse nkibitekereza ngifite akantu k'urukundo none byamvuyemo reka Bwenge biti Bwenge Bwenge nuko wabaye cyangwa uriya mukecuru arakurogeshe usigaye utoragura amashashi kuko ninde wari uzi umwana ungana gutya koko Bwenge warasaze neza uruhinja nkawe gusa none ibi ni ibiki mukagira Imana Bwenge wumva nkubwire umva ishyiraho amashashi umva Bwenge ninde wakugize gutya ko ndabizi urabizi uzi ukuntu umeze ndabizi ako si Bwenge ko nzi ko kera wari umwana mwiza ko wari umwana wumva koko buhagaze mbanze nkubwire ko kera wari umwana muzima ubu ninde wakurogesheje ko ndabizi hagarara mbanze nkubwire umwana kuko ninde wamugize gutya mukagira Imana umwana ungana gutya bamugize umusazi neza ni bande kuri abantu nta nimwe bagira mwese Bwenge waretse ko nzi ko kera wari umwana mwiza wumvaga koko ndabizi nari waretse basiga gusengera nkareba ko basi Imana yagira uko yaguhindura ko ndabizi nzi gusenga uzi gusenga ndabizi so ninde warugesheje uyu mwana koko uzi ko abantu bo kuri iyi si nta nimwe bagira koko bamuroza ibisazi umwana w'uruhinja ungana gutya usigaye utoragura amashashi buri hano muri iyi yarari uri gutoragura amashashi mu kimoteri gusa abantu bikikiye koko abantu nta nimwe bagira nose uyu mwana usaza angana gutya koko ubu bizagarukira mwese Bwenge umva nkubwire wambabariye ukava kuri uriya mukecuru ko wambabariye ukava kuri uriya mukecuru ko nakugiriye inama kuva umukecuru ndamuzi umwana yarasaze byararangiye hakiyamuye abantu ugana gutya kweri umwana ndamuzi ariko iyi si nta nimwe igira kabisa ubu se urakiga ndabizi ubu uriya mukecuru yagukuye no mu ishuri oya arabizi noneho ibyo ndi kumubaza si byo ari kunsubiza umwana yarasaze byararangiye barasaze babandi bahariye barasaze ubu wowe uri muzima babandi barasaze abantu nta nimwe bagera ko kubura nk'umuntu wagize uyu mwana gutya buriya azabona ijuru koko uyu muntu wagize uyu mwana gutya buriya azajya mu ijuru Bwenge none se basi ihangane ngusengere kuko ndabona nta kindi nagufasha ngusengere basi nigendere ndakora ikintu nagufasha ni inkunga y'amasengesho ngiye kujya nkomeza ngusengere uya garuka umwana yarasaze byararangiye pe Bwenge bakugize umusazi neza komana babuza usigaye uturagura imyanda mu ngarani koko nk'umuntu wagize uyu mwana gutya koko uzi ko abantu nta nimwe bagira muzina rya Yesu apfe
igera umwana uribuka misana naragwaye narakubwiye ngo uramukecuru niwe mubi wanyu uramukecuru nagwaye misaya kumwica uramukecuru n'umwica ndahita nkuhereza isiyasi nkuhereza amaso nimara kuguhereza amaso uranyumva neza nkuhereza ubutunzi bwose wifuza kuza filime nyarwanda noneho ni ibicika. Kigali Youth Talent kuzana filime y'akataraboneka yitwa umukobwa w'umukire. Ni filime ivuga ku mukobwa witwa Kesi w'umukire ubana na mama we papa we aba muri Amerika amwohereza amafaranga menshi buri kwezi, none yisanze mu rukundo n'umusore w'umukene witwa Sam. ngo mbwiye ikintu mucakaho si wambabariye sibyo sinzakora iki basi uziyahuye koko nibyo ushaka Kesi mba nkubwiye sibyo reka nkubwize ukuri pe Kesi nta rwango nkufitiye sibyo ndagukunda nk'umushuti wanjye kandi urabizi ko nta mwanya njya mbura kuguhereza so nyumva kuki ukunda kunsiga kandi ubizi ko ari we buzima bwanjye. Ku rundi ruhande Steve ni umwana wo mu bakire yigana na Kesi, arashaka yuko bakundana. arashaje ntabwo binyoroheye uriya mukobwa ndamukunda nawe urabizi ariko nsanze umutima wa Samu yarawutwaye nawe ubwawe ntabwo wazankira kandi urabizi. Ese Steve aratsindira umutima wa Kesi ko Samu yawigaruriye? Samu agiye mu bibazo kubera ko akundana na Kesi. ahubwo twajya diri nazana kugura n'akantu. Diro ziye zitari zo twavuga. Njyewe dore ikintu wamfasha. Samu urabizi ni inzanga. Urumva? Kesi kajyanye Samu mu rugo none mama we akaba ashaka gusambana nawe. Birahirira he? birahita bishira. Sibyo? none se Kesi mba nyine nkubwire Oya ngwino tugende. mba nyine nkubwire akantu Ngwino shangiye kugusuka. akantu kamwe ngiye kukubwira. Ntuzacikwe n'ifilme ni kuri wa mbere tariki 3 z'ukwa 11 saa 4 za mu gitondo kuri channel yacu nk'ibisanzwe yitwa Kigali Youth Talent. Manuka muri comment twayipininze, ni comment ya mbere uklikeho ugere kuri channel ukore subscribe, ubundi tuzahure kuwa mbere. Umukobwa w'umukire kuri Kigali Youth Talent.